nako ingaruka zavamo ugakira ukamera neza uzanyitura. Ati humura nubwo nta kintu ufite buno niki cyifuzo cyawe uri kuma cyo kuvano ukagafata ukamera nka Rocky. Ati ngiye rwose ngiye kugukura muri ubuzima nkwatse nkugira umuntu ukeye ubu muherwe, ariko icyo nzagusaba ni ikintu cyoroshye, banza usinye kontara hano. Atarana kimubwira ati sinya kontara. Umurozi utarabwira icyo ashaka ati sinya. Atasubira nta kuntu twashaka zina nzajya nkwita kazajya kajyana n'iyi misiyo turimo yo kuba twashyira hasi uriya murozi bayise misiyo Operation Cobra. Ati nkakwita nk'akazina kibanga, nkakwita nka Rambo mu bisheke cya komanda ahetse umwana. Ndagira ngo ukurikira agakobwa sanze muri rawundi rikari gufunika agakobwa twatangiranye bita Cinderella cyangwa se Sandiriyo. Umurozi Ramprostiritskin yagize ate yahinduye kakamusezeranaho kazamukora ibyo ashaka byose. Atura mukobwa umuryango agira ni mukase n'abakobwa babiri bavuka kuri mukase ntago bavukana nawe we yasaga nk'umukozi wabo. Wumve bazi nguru ya Sandiriyo nikimeze cyangwa se Cinderella. Ani ababonye neza cya gikoma ngoma hari atwari turi cyashingiranywe na Cinderella ahahise. Uri kumva kimwe cyagize gute cyari kiri kumubwira tugende twumvikane n'umurozi inda yanjye atayitwara neza no muri uyu mujyi niwe bari gukundana muri iyo minsi. Kara gakobwa nyuma yuko gatwise kandi kakiri gato katabasha kubyara uriya mwana nuko ngo Mr Gold kandi wibuke nahise bari bumvikanye ko umwana azabyara azamuha nuko ngo no muri ubu buzima nukuvuga ngo aho babazanye kubafungira uriya mwana twite Mr Gold yahise amwishyura. Umujyi agerageje gusohoka muri uyu mujyi hari ikintu kibi kimubaho, bivuze ngo akana kavuga yatura mukobwa Cinderella ntago yasohoka muri uyu mujyi nimba yanabigerageje hari ikintu kibi kigomba kuba. Nuko ngo nta muntu afungiye muri uyu mujyi wemerewe kusohoka miye usohotsemo ikintu kibi kirabo. Ati intege nke ni nazo intege nyinshi ze ni nazo ntege nke umusabe ko mwongera mukagirana andi masezerano. Kakobwa kaje kugisha inama bakuru. Sasa umukobwa bamugira inama uwo munsi Cinderella barabwira tura mugabo mwasinyanye amasezerano ko imfura ya mbere uzabyara uzayimuha uriya murozi, uyo mfura uzayibyara ukayimuha. Sasa turagira ngo tumutega agatego wongere umupange gahunda uhure nawe nimuhuru umubwire ko none udatwita umwana umwe ahubwo twite impanga. Umubwire ati rero kugira ngo izo mpanga ebyiri uzimuhe kuko mwumvikanye umwana umwe kugira ngo izo mpanga ebyiri uzimuhe bigende gute mwongere musinyana andi masezerano twite tumufata. Umva amagambo akagabo kamubwiye akimara gukora ibyo. Ati nubwo mfa utumye bamfata ati ndagusezeranya ko aho wajye hose ikindi gihugu icyo ari cyo cyose wajyamo ubuzima ubwo ari bwo bwose umwana wawe ngomba kuzamubona. Wibuke nonaho turi umwana w'uyu mukobwa yaramuguze. Sasa uno mukobwa Emma Swan kugira ngo akize ka Cinderella kagumana uriya mwana akabyaye koko umuntu umusaza kuko umusaza yari yaramwishyuye. Umukobwa Emma Swan yemeye kwitangira mukobwa abwira kano gasaza ati ngereka basi twumvikane. Umusaza aramubwira ati rero reka twumvikane we abari wowe uzagira. Sasa ndagira ngo ukurikire dutangiriye episode uyu mugore meya yari yatubwiye ko agiye mu nama n'abandi ba meya. Sasa ari hano ari kwambara imyenda ari kubwira umugabo ati ndagiye rero umwana wanjye arantegereje bigaragara ko atari yagiye mu nama y'abameya. Kakazi wamaye ko ubusherifu yahamagaye sherifu, kakazi wamaye ko kukungiriza mu busherifu nk'aba deputy sherifu karacyahari ngo nze ngafate. Umukobwa arashaka no gufata akazi muri uyu mujyi, bivuze ko Emma Swan atiteguye kuva muri uyu mujyi, bivuze ko uyu mukobwa ni umucunguzi wabo.